Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo benshi. Iyi mpanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima, hano munsi ya feruje ugana Nyabugogo. Ubwo imodoka yagonze iri mu bwoko bwa Ravafo. Imodoka byafatanyije bikagongana iri mu bwoko bwa kwasiteri. Ubwo abantu batatu bakomerekeyemo, abandi batatu bagakomereka bihagije. Ubwo bari muri ambirasi bitabwaho n'abaganga kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Ibi byarijije abanyarwanda benshi. Ese nyirabayazana ninde? Ni uyu nguyu uturuka mu mujyi, niwe wagonze imodoka iri kuva Nyabugogo. Ese byagenze bite? Ese kubera iki ambirasi kugeza izi saha igihari? Ese abari muri ambirasi bigize bahaburira ubuzima? Ambirasi ikaba itegereje imodoka y'imirambo bakaba bapfuye. Ndaje mbasobanuye byinshi. Ese abamotari bakomerekeyemo ni bangahe? Ese moto za Sipiro zabigendeyemo ni zingahe? Ndashaka kubasobanurira akantu ku kandi, mukagoma hano kuri kamera nkabanza nkabasobanurira akantu ku kandi. Imodoka yagonze yari iri mu bwoko bwa LG 255H. Iyi modoka yari yikoreye imizigo ariko itemerewe kwikorera imizigo. Nibwo rero yabuze agaferi. Iyi modoka yari itwaye abantu n'ibintu ya kwasiteri irimo iva Nyabugogo, nayo yakomezaga ijya imbere. Murabizi ko imodoka zitwara abantu ziba ziri kwirukanka cyane. Nanjye nibwo nageraga hano nkasanga iyi mpanuka yabaye, nibwo navuze ati reka mbyereke abanyarwanda bajye bagira uko bagenda mu muhanda. Reka rero nze mbasobanurire akantu ku kandi. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka dusimbukire ku ino mpanuka ibereye hano mu mujyi wa Kigali, akarere ni ka Nyarugenge, umurenge ni uwa Muhima, dore yuko iyi modoka zigonganiye impande y'ivuriro, ambirasi ikahita ihagoboka. Nk'uko mubireba kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda, muri kubona ambirasi aho iparitse. Iri ambirasi ifitemo abarwayi kugeza izi saha barimo baritabwaho n'abaganga. Ese muri kwibaza impamvu ino ambirasi itaragenda? Ndaza kwibasobanurira. Ambirasi yahise itabarira ku gihe kubera ko nta mupolisi n'umwe wari uri hano. Murabizi ko polisi ishinzwe impanuka, traffic police, yari itarahagera ariko yari yahamagajwe. Rero abaganga b'inzobere babigize umwuga babonye impanuka nk'ingiyi ibaye, dore ko barimo bajyana ambirasi ku kigo nderabuzima cya Muhima, dore yuko iyi mpanuka inabereye hano impande y'ikigo nderabuzima cya Muhima. Rero bahita bajya gutabara byihuse kugeza izi sanga. Uko mubireba nta mupolisi urahagera ushinzwe impanuka, ariko mu kanya gatonya baraba bahageze. Ibi byatumye benshi bava mu byabo barashungamiriza, bamwe barahurura baza kureba ibibaye hano. Gusa abakomeretse bihagije bari kwitabwaho n'abaganga kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Abakomeretse bidahagije nabo bari kubashyiraho bande, babahereze n'ubutabazi bw'ibanze kugira ngo basubire mu nshingano zabo. Ndetse umushoferi wari utwaye ino modoka iva mu cyerekezo cya Nyabugogo agana mu mujyi yari yanyoye ibisindisha nk'uko byatangajwe ubwo traffic yahageraga, kuko traffic yahageze duhari, kubera ko impamvu bavuga yuko yari atwaye ibinyabiziga yanyoye ibisindisha yamaze kugonga ahita aburirwa irengero. Kugeza izi saha ntago aragaruka. Yakuye imodoka mu muhanda ayiparika impande ya sitasiyo, arangije ahita agenda. Kugeza izi saha ntago aragaruka. Ubwo polisi traffic ishinzwe impanuka zo mu muhanda yahageraga kugira ngo ibadekararire cyangwa bandikire bazadekarare asirasi ivuze bano bantu ndetse n'ibinyabiziga byangiritse ibikoreshe. Bageze basanga uyu mushoferi adahari. Ku muyoboro wa telefoni bamuhamagaye avuga yuko ari Nyabugogo muri Ejasi, ahubwo yagiye kureba indi modoka. Ibi ngibi byatumye bamubwira yuko kuba ukoze ikosa nk'iri ngiri ugakora impanuka ndetse ari nawe ufitemo uruhari ukagonga, warangiza ukahita ucika, ni icyaha gikomeye cyane. Ibi ngibi leta bidushyira kuri wa mugabo wagonze umupolisi akahita yirukanka. Ngira ngo murabyibuka ubwo yatwaraga umupolisi mu mapine, yarangiza akahita yirukanka. Kugeza izi saha uyu mugabo aracyari muri gereza, ariko ntago araburana. Nawe yihamije icyaha. Impanuka zibaho, ariko kuba yaragonze umupolisi bavuze ko yamugonze yabigambiriye, ariko we avuga yuko atamugonze yabigambiriye, ahubwo n'icyatumye yirukanka ari ukubera ubwoba yari afite. Ahubwo se ubwo bwoba yari afite bugatuma yirukanka n'imodoka akayitwara?
Ibi ngibi byatumye rero aguma muri gereza, ntago baramukatira imyaka ngo tuyibabwire, nibamukatira nabyo tuzayibabwira. Icyaha nikitamuhama, icyaha nikimuhama nako icyaha kiramuhama koko yaragonze ku mugaragaro ndetse agonga inzego zishinzwe umutekano zikora mu muhanda. Ibi ngibi rero nibitangazwa, nibatangaza igihano bamukatiye cyangwa ibihano agomba gutanga, ihazabu agomba gutanga, nimba sirasi igomba kumwishyurira, tuzabibamenyesha. Rero kugeza izi saha turi hano habereye impanuka mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima. Dutegereje uyu mushoferi wagonze yarangiza akahita agenda. Ubwo traffic police yahageraga yagerageje kumuhamagara ku muyoboro wa telefone, dore yuko yari atwayemo n'abagenzi. Abagenzi bagomeza bivovota bashaka kuva mu modoka, ariko bamwe bakavuga yuko atari kuno muntu nge nabonaga yasinze n'uburyo yatwaragamo imodoka. Niko abaturage bahwihwishaga cyangwa abagenzi bari bari bwino kwasteri ngo uyu mujama ngo ashobora kuba yasinze, ngo bitewe n'ukuntu tubona ari gutwara nk'umusazi, ukuntu yambukiranya umuhanda no kubona aparitse imodoka akahita yirukanka, ashobora kuba yasinze. Ibi ngibi rero abapolisi babyumvishe bajya mu baturage barababaza ati se uyu mushoferi byagenze gute? Uyu mushoferi rero ajya kuza mu modoka yaraturutse ahantu, azahita yinjira mu modoka itadutwara, tuhita dukomeza. Tugeze hano rero nibwo yakoraga impanuka, aho imodoka azayiparika hano ahita agenda. Ubwo ambirasi nawe yahageraga, gusa kugeza izi saha ntago arigera agaruka. Natwe twagize guhamagara kuri Ejasi ntago ndi buyivuge, nyabuneka iryo uvuga Ejasi bikakuviramo ingaruka. Ariko hari Ejasi ndi buvuge itari guhemba abakozi bayo mu kanya da. Kugeza izi saha bari kurekarama cyane, bagiye no kwitangaza makuru. Aha rero bano bagenzi basobanura yuko uyu mushoferi ashobora kuba yari yanyoye ibisindisha kubera ko yanahumuraga inzoga. Nibwo abapolisi bavuze ati kuki mwatumye abatwara muzi ko yanyoye ibisindisha, kuki mwatumye abatwara? Gusa ntago babyitaye kuko bari bari kujya muri Rwinshi, dore ko bari bari kujya hano mu mujyi bagiye muri serivisi zabo zitandukanye. Ntago ibyo bari babyitayeho. Gusa polisi yababwiye yuko nibazajya babona umushoferi atwaye ikinyabiziga yasinze, niba kabemereye ko abatwara bajye bahamagara polisi, ahubwo uwo mushoferi ahanwe, kubera ko byatuma no modoka ikora impanuka, ubuzima bwanyu bukajya mu kaga, ugasanga n'ubwa bagenzi bwanyu bugiye mu kaga mutatanze amakuru. Igihe cyose mubonye umushoferi utwaye ikinyabiziga anywa ibisindisha cyangwa yasinze, hamagara polisi ako kanya. Muvuga ahantu muherereye, muvuga umuhanda muriho, iyo modoka bayihagarike. Nimba koko uwo mushoferi yanyoye, bamukure mu modoka bazanire undi mushoferi, mugereyo amahoro. Ndetse munirinze impanuka zibera mu muhanda. Gutanga amakuru nibyo byiza cyane kurenza uko mwatanga impanuka yabaye. Ibi ngibi rero byatumye abaturage bafata umwanzuro kuzajya batangira amakuru ku gihe. Rero uyu mushoferi twarinze tuva hano ataragaruka, ariko polisi yari irimo mubaza ati se watwaye ikinyabiziga wanyoye ibisindisha? Ati reka acyumva ngo yatwaye imodoka yanyoye ibisindisha, ukanyahise atega akamoto ahita aza byihutirwa. Twari duhari akihagera, nta ikindi kintu bakoze ni ukumupima. Basanze atanyoye ibisindisha cyangwa yajunditse sase, igipimo nticyamufata, ntawamenya. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Njye nari mperereye hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima, aho impanuka yabereye. Nkaba nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yanjye nyasubikire hano. Ni amakuru yanjye.